Maître Bukuru Ntwali muherutse kumva wiyahuriye muri Nyabugogo. Scientific evidence twebwe ibyo twagenje nk'urwego rw'ubugenzacyaha ruragaragaza neza ko yiyahuye. Footage za kamera zigiye yinjiye n'ukuntu yaje arinjira arazamuka muri etage ageze hejuru arinaga. Ibyo ngibyo nta dutirimo. Kuri ndi ruhande rero hari abantu baprofise iki cyabaye batangira kubidramatiza bavuga ngo yarishwe. Babyasosya n'izindi incident zabaye n'ubundi z'abantu biyahuye nabyo bigaragara ko biyahuye. Ugasanga umuntu w'umunyamakuru hano ibitangazamakuru tuzi hano byitwa abanyamakuru bafite na carte zabo. Ibyo mbabwira ni byabaye umuntu aha interview umusazi uzwi Nyabugogo. Aramubaza ati se ibi wabonye ko byagenze? Tigewe nabibonye. Ti umuntu yaje aparika imodoka, mu by'ukuri nta modoka yaparitse, nta nubwo azi gutwara. Ngo none se urabona byatewe n'iki? Aravuze ngo nta muzi kuko ni RIB twagombye gukora investigation kugira ngo tumenye identification y'umuntu. Ntabwo yaramuzi, ariko ahita yongeraho ngo kuko basanze ngo hari ibyo ntashaka kuvugira, ntabwo nabivugira hano. Iyo nkuru arayimonta ntazi umuntu uwo ari we, noneho ahita abyasosiya n'urugo rwe. Ngo niyo mpamvu yahuye. Ukumva ko umuntu witwa ngo ni umunyamakuru utambutse content nk'iyo ngiyo aba afite indi agenda.